nuko umugabo yaranryohera niyo mpamvu nambaye ikoti rye. Ariko wararyohewe keca. Sabere n'umwitereka nkubwire ngo namenye ko naryohewe. Reka kandi ngo nibwo umuntu aryoherwa cyane. Cyane. Nta mazina yanyu mvuze ariko muri izi. Ndabanenga kuba ngize abana b'amezi 6. Mutarazana igitoki. Bataraza kumemba. Sabe birababaje. Reka nkubwire. Byarambabaje ariko ubu ngubu mbivuze ko yako bitakimbabaza byararangiye. Ati umwana wacu. Rero ngiye umuntu utaraje kumemba. Nimpfa sinza kubone mu kiriyo cyane. Kuko ngiye ukuntu meze ndakagini nanabyuka nkagusohora. Yego reka ngusubize kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe ukurikiye Ketchup TV show chaîne ya mbere mu Rwanda mu bagore. Nibyo. Ariko ni gahunda. Niba bitameze neza kuri wowe ukomere kandi wihangane wumve yuko mu buzima bibaho. Uyu munsi ndi kumwe na Ketchup umudamu wirwanyeho ariko umuntu araguhamagara. Rero reka nkubwire. Mpita nkubwire nuko nanjye kumuvuga ariko kamabarira. Sabe komeza. Urugiye kumubwiza kuri kamera. Iyi ni chaîne yawe humura. Yibohore. Aha. Ko ibintu byakazi basigaye usigaye uvuga ibintu bidasobanutse bagahita bagufunga. Ako ni byiza. Ariko ni sawa. Kuko abantu bamenyeraga abandi. None reka nkubwire hari n'abantu bazanaga ibibazo bya famiye kuri social media akavuga agataha. Yibwira ko nyine araguhamije ngo araje ngo kwangirije izina ngagize ngo gutya nyine akumva ko koko ibyo ashaka bigezeho. Ariko iyo hari ikibazo buriya cya famiye cyangwa cyanyu ku giti cyanyu ntago kijya ku mwicaranye mukagikemura nibyo byiza. Nibyo byiza ko muri abantu bakuru mushaka kuvuga n'ikarangira. Abanyarwanda tugira akantu ka homba nanjye mpombe. Yego sha. Kandi ntago ari ibyo. Akantu ka munyangire ka homba nanjye mpombe. Umuntu akaza nk'ubu ngubu wenda akavuga waretse ariko iki kintu tukagipangira Sabe sibyo. Nanjye nkashishikara nkajyaho tugakora iyo bwabaga ako n'ubundi uzi uko birangira kandi buri umugambi w'Imana nta kintu kiye cyuhinyuza ku mugani wa Yago. Ketchup rero ndongeye ndamusuye kuri chaîne ye kugira ngo umufashe mu kiganiro by'umwihariko numwe mu badamu nagiye mfasha rimwe na rimwe mu tubaraga ducengira kugira ngo turebe ko ibintu biva ahantu hamwe bikajya ahandi kandi Nyagasani akomeje kubigenza neza. Ketchup umeze neza? Meze neza ndashimye. Ngiye kuvugisha ukuri. Ikoti rya Mutabazi uryambaye ute? Urabona ibintu nambaye n'ikoti nambaye ntago bihuje. Reka nkubwire iri koti wambaye ikoti ry'umugabo wawe gute? Iri koti rifite amateka mbere na mbere ntaravuga ukuntu aryambaye. Iri koti niryo yambaye tugiye muri civile. Reka rero mu gitondo uzamujyane kwa trainer amwambike. Kandi yambara amakoti kandi mbona afite agataye keza sibyo abagabo bameze nka kurenga Mutabazi bameze nkanjye twambarira kwa the trainer. Izina ry'Imana nzamujyana. Tuzamujyana nukuri kw'Imana uzamujyane. Kuko yambara amakoti kuva kwa mbere kuza kwa gatanu kwa kane. Uzambabarire umujyaneyo wahembwe. Nzabikora. Uzamukorere deal rimwe umujyaneyo sibyo ubwira uti wowe niba gupima atitaye kwikofi. Ubwo ari abayikoti rihenze nukumara ukoze nava mu rugo. None ari amakoti de trainer yifotorezamo. Acha abahenze. Biragaragara ko ahenze ariko nzabikora. Uzafata agashahara nibura bitatu bya kane bite bijya mu ikoti. Cyane rwose. Nuhembwa 100,000 uzamenye ngo 70 ni ikoti. Mana. Nuhembwa miliyoni 700 ni ikoti. Sabe hoya. Nabamombye kandi umugabo uyu mugabo yambaye neza. Ku ikoti rya 700. Ko wambaye iri ngiri. Ako ni nibiganiro. Mbabari. Hano hanze hari amakoti. Arahari meza pe. Nuko ejo utambonye ngo rero ryo nari nambaye. Ejo uje kuri piscine. Cyangwa wabyibagiwe. Nari mbyibagiwe. Ariko navuga n'umuntu akubeshya nyuma ukamufata. Nawe ndagufasha. Nkiri koti rero kunaryambaye. Twagiye kuva mu rugo ngiye ntabwo ngira nyine amakoti wakambara ku mashati. Nekereza ikote ndi bwifubike kandi numvaga hakonje. Ngiye no kumara umwanya muri nicaye ahantu muri parking. Sha ndavuga ni iryo koti ryawe. Ntiza gatoya rijyane muri dry clean. Atari ko waryifatiye niba yaraswe ndari blague ndarifata. Turagenda. Ahantu rero hose navuye ndyambaye. Nari ndyambaye hano imbere nashyizemo amaboko. Wari ryambaye gutya. Biri imbere. Nza kurikuramo. Nuko nari kuyi wacu.
wambaye ikoti ry'umugabo mu kiganiro n'ibindi uzabyambara njya mbyambara reka da nabyo urabyambara hari nk'igihe mva mu rugo usibye isuti ahandi hose ntabwo wambaye ibya Mutabazi n'umwambarira box azakumenya narayambaye ihita ipanuka ese kubera iki reba nk'ipantaro nambaye nambara 30 mu nda ngewe cyangwa 31 urumva ukuntu ari gatoya umugore nka ketchup iyi pantaro ntiyagukwira yaba ari nini cyane twebwe hano turi banini neza bigenda bite nikimana ubu nkawe muntu ushobora gusanga wambara nka 25 hoya mu nda se nambara kangahe nta nibyo nzi ariko abagabo benshi numva ngo mwambara 34 karaka bane bacita 37 hafi cita ni nka 50 cita ya uziko nta muntu wakugoreyo nka cita mu buzima cita ni inshuti yanjye ariko sabe uziko abantu nahaye ibiganiro byinshi cita ari uwa mbere hari umunsi twahuriye kuri shiba murabibara turabibara hari umuntu wigize kunserereza ngo ese ngo cita ari musaza wanjye cyakoze cita wamuhaye ibiganiro byinshi ni nkuko Biju yampaye ibiganiro pe Biju yampaye Biju na Samusuri nagaruka mu Rwanda nzamuhembera icyo bampaye ibiganiro bagwaye ibiganiro nanjye rero kuri cita namuhaye ibiganiro byinshi kandi ntabwo nzi ukuntu byikora nk'undi muntu ashaka kumamagara ukumva nta mood urimo pe nk'uwari umamagaye twavuganye ko tugomba gukorana ikiganiro ambabare ko arahita yiyumva amamagara ndyamye turaburanye rero hari nk'ikiganiro cyane mugoroba ejo kwajya ni Clarissa oya nundi mudamu ubu ni Clarissa oya wihaye cyambere si Roza sibyo niba atari Roza bangwe no ndebe na mwarakoze sibyo Roza ntabwo yari ahari icyambere si Roza si Sauda ntabwo ari Sauda sibyo njye na Sauda duhuje ko weekend tudakora sibyo ni Clarissa rero kuko udashaka guha Clarissa ikiganiro ntabwo ari Clarissa yegeye gutwara nkugeza ahantu oya ntabwo ari harahiri none ntabwo ari we twanavanye Nyamirambo nta kikomereza urumva kudashyiramo imbaraga ngo dukore ikiganiro hari igihe no kuri umuntu aba atari muri mode atari ubundi bwana bubi kimwe nk'uko nanjye nacyaka umuntu akambwira ati pe wapi ariko uzi amahirwe make abaho ni ukuntu umuntu atabasha kuguhakanira ngo akubwire ati pe ntabwo ndi muri mode hari umuntu akubwira hoya juste wako ejo ati buretse noneho nzakubwira ejo sha njyewe umuntu bakeneye ibiganiro ni benshi mwaka byara njye nkubwire abantu bashaka ibiganiro ni benshi abavuga ni bake ni bacita gusa bavuga abandi bakeneye ibiganiro njye nkubwire sha umuntu umaze kumbwira ese kudasaba cita ikiganiro ngo muganirize cita yarakimaye ahubwo nshaka kongera kumwaka ikindi cita buriya agira inama nziza ariko cita ni sawa namubwira ngo mushyire muri ya groupe y'abari abadamu twakoranye ibiganiro aranga urafata umugabo ukamushyira muri groupe y'abagore oya apana kumushyiramo ngo abe umugore ko ntabwo byashoboka kumushyiramo ngo bigende gute nyine nayo ndi kumubwira azi urumva rega cita ni umuntu mukuru ari kuduha ibitekerezo aza akora ikiza atugira inama yari kujya inyuma ya kamera byibura akatubwira ati cyo mukireke iyo sije muyireke ntabwo iri butwatire rwose ubundi akatubwira cita donc abaye uwa hafi mu wo mubasha kwatira oya njyewe ku ruhande rwanjye numvaga cita abaye ahari hari inama zikomeye ari buduhe erega twebwe mu bari hariya wenda havuyemo Rose turi bashyashya muri ibi bintu twebwe dushobora kwiganirira twumva ko nta kintu biri bubatware ariko ugasanga nta kintu tubwiye abanyarwanda ku mugani wawe bibaho ko umuntu abura ikintu abwira abanyarwanda ariko cita yaba ahari n'ibitekerezo bye cita yabonye byinshi cyane Kecha rero reka twinjire mu kiganiro cyawe by'umwihariko ni nayo mpamvu bambwiye uti nganiriza siniganiriza igihe nta kintu ufite mbwira abanyarwanda ufite mbwira abanyarwanda ese bijye hari igihe bibura njye ntabwo nabura icyo mbwira abanyarwanda uri wenyine cyane sabe reka nkubwire nuko ntaratangira gukora ibiganiro njye nzajya mafite ibyo mbwira abanyarwanda ariko reka nkubwire ufite abantu bagukunda uzajya utera intebe hano ugumaho uvuge ureko batakireba ntera intebe uzashyira intebe hano bakireba ubu umupfumu wawe arakora nze bamenya niba ugira umupfumu gusa muri uru Rwanda pega vyose
abona views ziteye ubwoba. Ramazani abigenza ati Hari abantu rero basigaye bambaza ngo nuse ngo buriya ngo views 100 ngo zibarira ngahe. Nabyo niyo mpamvu abantu bakora amakosa kuri YouTube baza batekereza yuko ari ukuyobora amafaranga hari cyane wahagera ukaba disappointed. Ubundi ibintu ubonera inyuma sibyo biri imbere. Kandi uko biri kose umuntu nakubwira ngo uzayabona ayo menshi wakoze nabwo kandi ukagira amahirwe abanyarwanda bakagukunda kuko ari banga kubireba byo nkundira abanyarwanda cyane iyo nta kintu kizima ufite cyo kubabwira ntabyo bareba. Hari n'ibiviews ubona inyuma byabaye nka magana nta muntu wabirebye nta muntu wabirebye kandi ari ugukanda kugira ngo bashungere bagahita bigenda cyane wowe ukajya ukabara none ugasanga hari abantu bagiriye abandi amashyari ngo kubera ko yabonye ko ikiganiro cyagiye ngo kikamara isaha kikatakigira 100,000 utekereza yuko n'imbere z'uko byagenze gute biratandukanye rero. Kecha tujya tubona kenshi abantu bakomplaininga ko narabyaye sinahembwa ni igikomere gikomeye nagiriwe ntya ni igikomere nubakiyeho wubakiye ku kihe gikomere Mutaba nawe tera agatebe hano reka nkubwire ni ikihe gikomere Ketchup yubakiyeho njyewe nta reka nkubwire ufite ndapfa ko nyubakiye hora gutyo naba ngiye kugaya wampaye ikawa Senja merci nanjye ji nta mafaranga nifitiye ayi ni wo hosting oya nta mafaranga mfite uyiretse urumva sabe ikawa uyiretse Ayimwaisha yagenda. Ayimwaisha yagiye. Urukumva njyewe sinavuga ngo ni igikomere nubakiyeho ariko mu buzima bwanjye buriya iyo umwana afite imyaka 7 barabaza ubwenge ku buryo ubaye ari nk'umubyeyi we utakiriho ashaka kugira ibintu avuga azi abafite ubwenge. Njye rero kuva ku myaka 7 kugeza ubu mfite imyaka 26 nibwo mbayeho nishimye nibwo mbayeho nshobora kuva ku myaka 7 kugeza uyu munsi mfite imyaka 26 ufite undusha umwe gusa sawa kana we undusha umwe gusa sabe no nkurusha mfite imyaka 26 ufite 26 navutse muri 97 abantu benshi barabiha 97 11 z'ukwa kabiri rafiki yangu mfite irangamuntu Ketchup avuka 97 sabe ubu utazi ko nzaza hano ufite irangamuntu ya mama wanjye wayishyize hese iyawe yanjye ndayifitira iyawe zo birabara bipirata wa mugani birabye ushaka kubeshya igihe ariko murangamuntu mama wanjye nicyo kirimo kuva icyo gihe mfite imyaka 7 imyaka 7 nanjye mfite 2004 kugeza uyu munsi 2023 mfite 2004 wari ufite 7 Chito yakoraga muri Orenforo mw'icapiro niyo mpamvu ibintu byinshi ni ukuri urumva kuva icyo gihe kugeza uyu munsi njyewe nibwo mbayeho nishimye kwa kundi ushobora gukubita ukwezi nta kintu kirakubabaza kandi ibyo bintu bibaye imbana na Mutabazi reka ukuri kw'Imana ibyishimo byawe wagize mu buzima wabibonye ari uko ubonye umugabo cyane Mutabazi ibyo byishimo nabigize ari kumbana nawe kuva ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize iriya tariki turayizi siza uri mu bantu nayibwiye bwa mbere iriya tariki uriya munsi wenda ngiye ntabwo nari nzi ko ngiye mu byishimo by'ubuzima bwanjye ariko kuvura munsi byaratangiye kugeza uyu munsi rero niba ari ibyo ngibyo rero Ketchup utararenga umugabo araryoha pe umva agira ubunyunyuzi reka ubwa Mutabazi bwo ni bwinshi ntabwo nzarwara diabete reka none umugabo aryoha te rero naje nsubira inyuma ubundi bavuze ngo umugabo araryoha so nkubwira ukuntu umunyungu umugabo buryohera reka nkubwire kambe seriyezi gusa kubera ko tubanye neza sibyo uri bujye muri komenta akandika ngo ndabiharaye mureke mvuga ibyo ndimo ko sindi bujye kuvuga ibintu bibi ko ntabyo nzi nta n'ibyo mbayemo nta nubwo mbyifuze n'Imana ibindi karabaye shandavuze wongera utuze ubu sutewe n'amagini umugabo ariko abantu baraza kubivuga ngo uyu naho haravuga umugabo we neza umugabo wanjye nuko ahubwo bitashoboka niyo yaba intro umugabo araryoha iyo nawe wamuryoheye sibyo buriya ntabwo ushobora kuryohera wenyine ngo uryoherwe uri umwe ntabwo bishoboka buriya ibyishimo ngewe utakizemo ntabwo wabinkuramo sibyo
muri ibyishimo mbona muri Mutabazi nuko nanjye mba nabimushyizemo rero muhe ibyishimo nanjye akabimpa niyo mpamvu rero umubajije akuvuga ko umugore aryoha kumva namuryoheye nanjye rero umugabo arandyohera ijambo nakoresha kugira ngo wumve uburyohe bw'umugabo wa ketchup by'umwihariko wanjye ko riremereye risaba ikibari hari icyo bitwaye se shene yawe sabe se ubundi arivuga gute ako kantu ujya ukavuga uti sabe sabe mbikubwire nte koko mbikubwire gute kuko ndumva rumeze akuryohera bigeze aho ngaho cyane ni ukuri ko bitari blague reka nkubwize ukuri nimba ubanye n'umuntu ushobora gutuma byibura icyumweru kirenze umeze neza nta bundi buryohe bubaho n'ubwo ngubwo fata ukomeze pe fatiraho nihagira akantu kaza katameze neza uvuga uti igihe kinini mba nishimye ntabwo aka kantu k'amasegonda ariko kagiye gutuma nibagirwa ko ibyishimo bibaho ngaho ugira icyo ubwira umugore uri mu rugo ariko abihiwe pe shapore sana kandi turakubona useka ubihiwe ni nayo isi niyo tubamo niko imeze njye mba mfite ikibazo ukambona nseka kandi mimbere narashize cyane sibyo mpfa ariko twahura ngaseka ariko nabara abantu n'indwara ubwo si ubuzima shaho ketchup ni bubi gusa kandi abantu bari bati kaya cyangwa umugabo uvuga nabo ngabo rero sasa wabavuga ati koko nabahura n'ibintu bibi abari zana turebe ketchup ayo mafaranga agenda nayahoranya aho shasa bereka nkubwiye ayo mafaranga nayakoye reka turebe ko mbona sasa ubururu ukuntu reka turebe oya ketchup etse gwereke wagenda mbona ubururu etse gwereke arasa usa n'umutuku cyane pinki oya da amaso yawe saba mu ntoki ngo ndebe neza ngo nyicurukure ndebe neza zana ndebe atukece ubona gutwara bitanu Sabe rero afite jimeri kandi bari kuyareba ntagiye zana ndebe gakeya reka maze vuga iby'aya mafaranga ayo mafaranga ntago nayinjiranye muri hoteli umufana yaguhaye ni umama yamaye reka izina ry'Imana Imana iguha umugisha ariko nanjye ndipanje ntago namenye izina rye zana turebe ariko ndasubirayo zana nkubikire wamukuye hehe hano hasi reka uko nambwiye nkanze nyaguye yambikire kandi nanayata njye nta kibazo ndakubikira nibuka kugeza guta ikofi irimo ibifaranga byinshi bampingaze bakagukorera pranka ukabafata baje ndakubwira ikintu urumva uwo mu mama kabe nkubikiye duhuriye hano hasi arambwira ati yabanzaga kugira gutya ngende kure ntago namubonaga neza buriya mfite ibibazo by'amaso akumva nareba neza ese kera hari igihe wambara uturinete byagenze gute nkubikire neza cyakoze shamugira uturinete mwambara nabampingaze ma tugitangira gukorana ibiganiro bambaraga uturinete sinzi abantu badushyize nimuza kumva irambara yabaye mu Rwanda niyanjye nasabye turiya turinete wadushyize umva se ukuntu byagenze njyewe iyo umutwe undiye nibwo nibuka kuyambara n'ay'amaso pe ntabwo ari ay'igifu ku buriri gusa umva rero iyo ndi kure nsa nk'unaniwemo gake ntabwo mbona neza umama yagiraga gutya nkagira ngo inyuma yanjye hari umuntu kandi sinyagenda ndeba inyuma mbadagenda musuje arambwira ati nahereye kera mvuga ko nzakugurira igikoma mu bushobozi bukeya mfite ati reka nze turahura ugiye he ndamwangiye kure yasabe yararuguru turahura aragenda ajya muri office aragaruka arambwira ati akira aya mafaranga reka nagambiriye ko cyangwa ni Josiane byashoboka muto wambaye rinete yigosha muto wambaye rinete shani Josiane kabisa ni hano ejo bundi yahuye niba ari impinga nzima bahuye amuhana w'ibihumbi 10 ngiyo ni impinga nzima ntinde ni hano hafi office iri office iri hano hafi yahaye na ntuzi Aniseti yamuhaye amafaranga yo kugura igikoma cy'umwana umugore yarabyaye Aniseti yarabyaye posti za Aniseti bana yaye Aniseti igihe Josiane shagira umutima ntushobora kubyumva Imana imuha umugisha yamuhaye bitanu aravuga ati basi mugura agafu kuko numvise bavuga mu kiganiro ko ubuzima bwabananiye uriya mama Imana isubiza aho yakuye imukubira inshuro 1000 ihaze ibyifuzo bye imuhe amahoro yo mu mutima we n'umuryango we ibahe ibyiza byose njyewe hari ibintu murana byumva ntabwo tuziranye nyine arambunye ati numvaga ko ngomba kuzakugura igikoma kugira ngo nabyumve ntago aba ari n'umuntu w'umukire buriya umutima udatekereza ko akurusha amafaranga urayamurusha ariko wumva uwo mutima ageze Imana imukubire pe isubiza aho yakuye ngaho reka dusubire kuko umugabo aryoha nuko umugabo yaranryohera niyo mpamvu nambaye ikoti rye ariko wararyohewe keca Sabe rero numwitereka nkubwire nibwo namenye ko naryohewe reka kandi ngo umuntu aryoherwa cyane cyane ibintu byose byari biryoshye nubwo
hari ibyo naryaga bikagaruka ariko hari ibyo naryaga ntibigaruke. kandi ibyo ngibyo ntabwo bigaruka iyo umugore atwite akarya akantu ntikagaruke cyangwa aho arishimye ngaho ari sawa. waryaga akantu ntikagaruke hari ako naryaga sikagaruke pe usibye ko atari n'akantu urumva numvaga ari akantu nyine umuntu avuga ngo mwemeza akanyama ngo rumaho ngo wamara akantu pe hari ibyo naryaga ntibigaruke ariko sabe hari ahantu hageze amavuta mutazisiga akamumurira nabi ariko namutekereza mu buryo bwimbitse ayo mavuta ntabwo namenyaga aho yagiye. wa mavuta we nta kintu muntwaye utimbuye no wowe icyo nakoraga nahitaga nshaka ahantu nyabika nijoro ntabwo ajyaga yisiga ntabwo nijoro ajya yisiga nashaka ahantu nyahisha ubundi nkarara neza nkabyuka neza nkanirirwa neza kute umusego yaryamagaho niwo nirirwaga ndyamyeho kugira ngo wirirwe umwibuka nirirwa numva humura muri njyewe Mana yanjye. Kecha ko wajya none ubwa mbere ukundanye mu buzima bwawe ubundi urukundo rwanjye rwa nyarwo tureke za swingi z'abakobwa bya bindi zo kubeshabesha uhuye n'umutipe kuko kuri kubona ko aguhereza ibingibi cyangwa akora ibingibi nyine mukaba muri kumwe ariko urukundo rwanjye rwa nyarwo nakunze umuntu n'umutima wanjye ndi umwana nazi ngo ushaka gukunda umuhungu kuko amafaranga ushaka kumukunda ngo kuko ava muri famille nziza ngo ushaka kumukunda cyangwa kubera iki ni Mutabazi n'ubundi nuko hajemo za ibirisi inyuma bizikivanga za shayitani ariko Nyagasani yazikuye mu nzira ko yari yaragennye ko tuzabana ibintu byacu biragaruka none ubu uraryohewe uridunda ndaryohewe kumeze nk'akadenesi se kwagira ngo bakudunda bikemera ahubwo nkarasora nyine uyu akadenesi urabona iyo ugize gutya cyane ukuri kw'Imana cyakora umuntu uriho wenda atishimye ndamwifuriza kuzahora ubwo nicyo twe tugezeho nkubajije nti umutekereza iki uwo mugore wamubwira iki mu kumugira inama kandi buri ushobora gusanga hari igihe umuntu we ku giti cye nta kintu aba atarakoze yego ariko bikanga cyangwa se nawe afite amakosa ariko bikanga ubundi sabe ikintu ngiye ntekereza niba yaragerageje bikanga umuntu muri kumwe ntabwo ari uwawe sinkubwiye ngo uveyo ufite impamvu wagumyeyo kandi nawe ubona ko bidakunda ariko warashe hasi ariko warashe hasi cyangwa warashe nyine mu giti nta kintu nyine byaranze ketchup wihangane yarashe mu cyico umva neza gutya uko ndikurira muri iyi kamera nanjye nuko byagenze simbyiratana cyangwa ngo nyine ku mubyimba w'abandi bamerewe nabi ariko kanshimira Imana ko bimeze neza kuko ntabwo navuga ngo ibibazo byawe ngo bibe ibyanjye ni ibyawe pe ihangane kuko nta wundi byari kujyaho gusa kecha ntabwo ufite ubwoba ko kuba uvuze neza umugabo wawe bari bumugutware hallo ntabwo nkubwiza ukuri umugabo wanjye ntabwo ari utaramujyanye tutarahura yarahombye ubu ngubu rero sha ntabwo ari ihene ngo uzashyira mu kiziriko utware si inkoko ngo uzamena hasi imiceri ngo ujyane gere gukurikiye icyo nicyo kintu nabwira abantu kereka kecha nindekura nawe gutwara umugabo kereka nindekura nawe gutwara umugabo kecha nawe sabe kecha nta muntu wagutwara umugabo yaba akora ibiki mbwira ikintu utekereza yaba akora ntakora sha sinzi ariko ntekereza yuko bajya bamutwara kanumva umugabo bajyana umugabo batwara n'ubundi abari mu marembera no kubutabizi abari mu nzira zo kuba yagenda ahubwo wenda akahura ni kumwe bavuga ngo worosoraga n'ubundi n'uwabyukaga ariko niba umugabo atarafite gahunda yo kugenda nanjye nkabona afite gahunda yo kumurekura umujyanye ute agiye he ubu se ni wowe uzi kwicara nk'umugore njye ntabyo nzi nicara nk'abagabo utambikije yego uzi se kugira ibiki njyewe ntazi gukora kuyo naba ntabizi nabyiga uzi ukuntu nkunda kwiga buriya uzi iyo ndi mugakunga ibintu niga wowe buri utavuga ati twese ariko tuba turi kwiga nshobora kuvuga ibyo umuntu atarazi ashaka kuvuga ibyo ntarinzi dushobora kuvuga ikintu twese ugasanga tugihuriyeho aho se biba ari sawa bavuga muti aho ni hoho rero uwumva ashaka kubikora sha babwire nimero keretse niba baramuhaye inzaratsi kandi abayisilamukazi barimo bazikoresha njyewe uzi inzaratsi zanjye ndazifite za danje reka njyewe nsoma Korani kakahava nkiragiza Nyagasani ubundi watekereza no kumuhamagara kumva amatwara aziba utekereza guhamagara
MTN bati iyo nimero hamagaye ntibaho. Nibaho nyirayo yarapfuye baramushyinguye. Twayihaye undi. Ati umuntu hamagaye ntabwo yitwa Mutabazi. Pe njyewe inzaratsi zanjye zirakora. Umva zirakora ko n'ubu narose nk'ubu ngiye turi inshuti. Nkakwitegereza nkakubonamo utuntu tw'amafuti ko ushobora guhura n'umugabo wanjye kwamubwira. Ngashaka kuzana utuntu. Bitumuhanagura. Fita ku kantu. Ndeka? Kasa bitari blague. Ese tuzaratse ubwo ngubwo. Bitari blague cyakwa wenda abapfumu baranga batubwire. Sibye ngira akantu ko kumva utuntu. Ushaka no kumbwira nk'ikintu. Nkabona ibintu uri murambeshya, nkabona n'icyo urimo kunshakaho. Ubundi umuntu wanyawe muricarana ukamubona. Ngiye rero niyo mpamvu nta nshuti nta muntu turahura ngo memukire bya bindi byadanje. Ajya kuguhemukira wagiye. Mba nakubonye rwose. Hari n'ibintu mbona nkabona ahanga nkatambireka. Nakubajije ngo ni ikihe gikomere wubakiye? Ntago wansubije. Shasa bereka nkubwire. Umugabo we waramuziritse nabyumvise. Umugabo wanjye naramuziritse rwose turi kumwe ahantu hose. Ikindi kintu kambaze nshimire mbere yo kuvuga iki kintu. Ndashimira famille y'umugabo wanjye yaje kuduhemba. Ndashimira timu bamenye yaje kumemba. Nkananenga famille yanjye. Hari utuntu njya numva nyuma y'ibirori ngo tugiye kwinegura ngo tugiye kwinegura. Kwinegura bakavuga ibintu ukuntu byagenze ariko ibyagenze nabi bakajya babica hejuru baguruka. Nkora ubukwe bari bameze gutya. Sibyo abo mvuga bariyizi. Ubu ni wiyumvamo nta mwanya mfite kuza kugusobanurira ngo nago yari wowe ngo cyangwa ni wowe. Ngo shasheri ninjye wavuze se? Ngo shango reka ibintu ngo buriya byari ngombwa se? Nta mazina yanyu mvuze ariko muriyizi. Ndabanenga kuba ngize abana b'amezi 6. Mutarazana igitoki. Bataraza kumemba. Byibura hari akabaye barageze kwa muganga kuko ibyo bintu ugiye kunzanira ntago urugo rwanjye rurimo inzara ntago ari byo nyene. Ndakora n'umugabo wanjye arakora. Imana ifite uko yaduhaye. Nizushaka twembi nitwe dukora. Hari uko twabaho, sibyo? Ibyo bintu wumva kuzaza wikoreye mu rugo rwanjye ntago ari byo nyene. Nari nkukeneye wowe wa munsi. Nyamara buriyo nza gusiga ubuzima hari. Ibitaro byakwa bipakiye. Twari gukusanya amafaranga ni nk'abantu batajya bajya gusura mama Nike wo muri sinema. Nanjye ndimo. Kecha ndakugaye. Ngaya pe. Ejo bundi kuwa 3 nagiye kureba mama Nike nsanga mu byukuri ari gukira pe. Ariko asigaje ibyumweru 2 n'igice mu bitaro. Yego. Numva nigiye kirekire ariko amafaranga ni nkaho yashize pe. Ni kwa kundi umuntu yohereza 10 angahe imiti. Ariko amafaranga yo kuzasohoka mu bitaro ntabwo turayabona. Kecha niba utarajyayo. Sabe simbivugiye aha sindajyayo ariko ushaka ukuntu ujyayo. Ninabyiza kubugaragaje umutima w'umunyangamugayo kutarajyayo. Pe ntago ndajyayo sinjye kubeshya. Kandi mama Nike yagiye kwa muganga kuwa mbere dufitanye ikiganiro. Sibyo? Yagomba kuma ikiganiro. None mbimenya mbere ndabase ko numvisha bavuga ko agiye kwa muganga n'ibyo yambwiye yego. Ndamubwira nubwo ngiye biba bitananyoroheye ariko nzakugeraho. Rero Imana yo mwijuru irabizi icyo nkora ku mutima wanjye kirahari. Ariko kujya kumureba gutyo sindabikora. Ngeshangiye mujya kumureba kenshi kabisa njya kumureba kenshi ndamuhamagara. Kandi kuba ntaraza suko mwanga uramugenda mukunda. Ukaba taraguhembye. Kuba taramembye rero ndabagaya. Byaragukomerekeje cyane. Gusa kwambagaya simbabwiye ngo munazi. Sabe birababaje reka nkubwire. Byarambabaje ariko ubu ngubu mbivuze ko yako bitakimbabaza byararangiye. Ndi umuntu wabyaye mu buryo butangaje ko mvuga. Buri muntu wese yakagize amatsiko njye mfite abantu ntazi tutaziranye bigo bamuhaga kamwe ati wambare nkaza kugusura ngareba abana bawe. Ndifuza kuza kuguhemba tutaziranye ko akari umufana wanjye. Ariko buriya mu rugo ni mu rugo bitandukanye naha ngahambarizwa. Sibyo abonye makanira nimukajye ngo nokwirata. Mfite ubuzima bwo mu rugo mbaye mu bari bwo mu rugo. Ntago ari dushaka ko twahura tukaganira ariko bitari mu rugo. Aho birashoboka ariko mu rugo wapi. Rero kibaza iyo famille yari ihagaze itya mu bukwe aka kanya kaba nta numwe banywa za TV ceceka ati indijya kuri taye simari mfite ubukwe bw'umwana wanjye ubwo niyo yaba ntacyo mupfana uba wabaye umwana we niyo cyaba ari icyakure yakure uba wabaye umwana we gusa nanone nkabagarukira kuri iki kintu
ntago ngenda umwana wabo. uri umwana wabo ntabwo oya reka nkubwire impamvu. uzi se ahantu bigaragarira iyo upfuye shabaraza ati umwana wacu rero ngewe umuntu utaraje kumemba nimpfa sinzakubone mu kiriyo cyane kuko ngewe ukuntu meze ndakagini nanabyuka nkagusohora simukeneye. Ketchup azabatera mu nzozi pe tureka no mu nzozi naho ngaho bazakubona usohoka wiruka. Sabe reka nkubwire cyabura bakanze wasimba kanze nge nta muntu nkanze. Niba utaraje kundeba kwa muganga nshuti yanjye ndakubohoye ntuzirirwuza. Reka nkubwire impamvu mvuze ngo nakunda umwana wabo. Ari umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe nzi neza ko niwe waba uri indembe iri muri serum. Iki kintu cyatuma ukira wumvishije umwana wanjye bya bana batatu bose bari amahoro. Cyakoze n'igihugu muri rusange abantu barahagurutse cyane. Nkaswe wowe mu family ngo dufite aho duhuriye. Impamvu rero mvuze ngo nago nanabigarukayo muri rusange. Hari abantu njye mbona akaza kavuga famille ya runaka nago yamembye, famille ya runaka nago yabikoze. Sheri ntago uri umwana wabo, ntabwo ari inshingano zabo. Bareke bahuse nzakora video nzayereka abantu banjye kuko abantu bose mfite kuri YouTube yanjye niyo famille. Hari icyo mutuma mbona gikomeye nereza n'agaciro. Umunsi rero nakadibuye nzagenda mahe zakadibura nkora ibintu byose muzi bakora bagiye guhemba umuntu ni ihembe. Uzabyikorera ibitoki ibiseke tuzahera tujya guhaha nshaka umukenyero nshakire utubebe twanjye umwenda mushyashya nyine w'ikirori kwambika urugori n'umugabo wanjye umukobwa wanjye kamenya mbika urugori mpamagare mukuru wanjye na musaza wanjye ubundi n'ababyeyi bawe ku by'ababyeyi ho tubireke sabo ngabo ze nyine bunyine baba babaye ababyeyi bawe aho mukuru wanjye azaba mama mutabaza azaba papa abana banjye abe n'umugabo n'abana banjye ubundi dukora umuhango wo kumemba ubundi nyumve nishimye uzabe MC cyane rwose. Ikindi urabivuze ntamubyibuka nawe ngushimire mu bantu baba YouTuber nkora ubukwe banwerereye Sabarima ubundi undi ninde Chitarya yayoboye ubukwe sinamwishyuye asaba mugani Chita kuki utatwerereye Ketchup naramwishyuye ni wewe wenyine warakoze Imana izasubiza wakuwe Imana ishima na Yago yayamaye nyuma ubukwe bwarabaye ni sawa cyane Yago buriya hari ukuntu ateye bitandukanye nuko abantu batekereza buriya yikorera ibintu bye bucece induru zikavuga ibiki bikavuga kandi buriya no kumwa mutamubona mu biganiro mujye mwibaza ngo nukubera iki uzuko ashobora no kuba yarabihagaritse kugira ngo ababaretse gusa juste mubeho vuge nimumara kuvuga garuka cyane rero nuko abantu mutamembye nabahaye amahoro mujye mwicara mube ko nta kirarane uzihemba ryari se base ngo icyo kirori tuzaye kiriyo icyo kirori rero ndimo ndabiteganya ndacyari gukusanya amafaranga kuko ndashaka kuzakora fete ibyibushye none se harabura iki fata miliyoni imwe irahagije Sabe na miliyoni mfite nayo mfite neri inkunga ndaguha 5,000 atari muri yandi yanjye ubizi ngaho areze ko nyabiri aya ngaho wewe aya 15 aya ngaho aya ntacyo ubwo bitanu byabonetse kandi seri ukwezi kwa 12 cyangwa kwa 11 kuri uzihembe genzaba MC no muri video nzagaragara yego siko bimeze Ketchup ibyo bintu ntibyamukomerekeje oya byarambabaje ariko ntibyagukomerekeje oya hari umuntu yubaka urugo akubakira ku gikomere akakihanganira we nta gikomere na kimwe wubakiye sha ntacyo Mutabazi yarabimaze umva ariko Mutabazi uzamumbarize wenda we yakubwira abigenza ati ahubwo Mutaba waje tugakora ikiganiro cya Love Story aricyo twasabye kuri iyi shene akanatubwira ko nabigenza ariko ngo wararyohewe cyane cyanyereka nka filime yawe yo kuryoherwa byaba birenze we ukuntu uryoherwa wowe urugo ruraryoha nzabwira Mutabazi uzazana akubwira ukuntu iyo naryohewe mba meze ese ubiyenza ko nk'ibiyobyabwenge we yenza ko nkwa nk'inzoga nese ubundi abantu bizeye gute ko ntazo Saba ahantu hose ngiye barambaza ngo se ngo tuguhe harimo akantu ngo cyangwa hari hatarimo akantu utaho karimo Mesha dore abakanywa nabangaba ba hosting aho nayo ndashaka kuza hosting ndashaka hosting wakwambara mukonda uti se pa kwa yinjiza indi uzambara ntago turakugeraho mabusha pa kwa zinjiza niwe mukobwa wa mbere mu Rwanda hosting ibirori bikomeye yitwa Inkindi Aisha itiranwa n'umwana wanjye umukuru yitwa Inkindi umukobwa wanjye yitwa Inkindi oya muri ziriya manga umukobwa nukuri
Wow. Nitwa Inkingi. Wabyaye se Yego sha. mukareka ibyo bintu mwirirwamo byo kugenda mu kayirekeramo Inkingi sha. Kecha dukoze ikiganiro cyiza rero nyagasana akugirire neza sibyo byiza biri imbere n'unkenera mutabazi yabonetse genza abaganiriza love story Sabe. zaba nambaye isengeri nditeguye pe Tuzicara hepfo ku mazi. tuzicara ku mazi dufite ibyo kunywa n'ibyo kurya Nawe reka ngushimire dukore na ka wakoze. dekorasiyo Yego. mbega dekorasiyo kwa mpinga nzima Tuzayishishura. Yego. wayifotoye Iyi ndayifite. Kecha sawa rero usezera gute Yo. Mwakoze ubwo numvaga ko ari Sabe uri busezere ariko nanjye reka mbikore. Ndashimira cyane Sabe bitari iby'uyu munsi inshuro zose bibaho akamfasha. Ndashimira na Chita nawe yaramfashije. Ndashimira buri muntu wese. Shema se uri we ngaho do Buretse sinacyakomeje. donc buri muntu wese donc hasigaye hose niho Shema Oya ntago ari mu basigaye hose. Shema ndamushimira cyane. Hari ibiganiro mujya mubona bimeze ngo niba wabikoze nawe ndamushimira cyane. Imana nawe Shema Imana izaguha urugo rwiza izaguha amahitamo meza nta mugore ateganya ntacyo igihe kibizazira. Mwese ko yanze inkindi Aisha urabona byagenda gute urabona Shema yakwemera Shema izamuha urugo rwiza. uzaba diaspora bamushakisha none Diaspora nazo hari ukuntu urumva Shema Imana izaguha urugo rwiza izaguha ibifaranga byinshi izaguha ikigo kinini ikigo kitari urugo ikigo kinini gihwanye n'ibintu byose. Rero nshimire na buri muntu wese ufata umwanya wakandeba umuntu ufata ibiganiro byanjye akabihereza abandi bantu namwe muba mumubwira ngo mbafashe ngo gushinga YouTube channel ntabwo ndaba inzobere mu by'ukuri nakubwira ngo urabikora gutya ngo bizacemo gusa wowe shyiramo umwete. Hari umunsi uzahura n'umuntu wa danje urenze kuri njyewe cyangwa se nawe ubwawe ukabyikorera bigakunda. Imana ibamere umugisha mwakoze kudukurikira ikindi mujye mureba ibiganiro byanjye birangira inshuti zanjye mumbabarire mu birebe birangire. Ikindi kintu hari content nshyashya nenda kuzana nimuyibona itandukanye n'aya magambo ndimo ndivugisha ahangaha mukayikunda mukumva ko ibaryoheye muzambwire nkomeze. Sawa rero bye bye.